tugeze ku munsi mwiza usoza umwaka, agira ngo dusome Zaburi ya 90, kugira ngo dukoreshe umwanya wacu neza. Zaburi 90 turasoma umurongo wa 12 wonyine. Zaburi ibice 90 ndasoma umurongo wa 12 gusa, kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Bibiliya ivuga ngo ni gusenga kwa Mose umuntu w'Imana. Agira ngo dusome umurongo wa 12 gusa. Uravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Aho niho nshaka ko duhera. Agira ngo mbabwire ngo dusoje umwaka. Amakuru ya mbere naguha buriya urimo urasaza, kandi n'imyaka yo gupfa niyo kunanirwa irimo irakwegera. Iyo dusoje umwaka dukoma amashyi tukanatera induru, ntabwo ari bibi, ariko nagira ngo mbere yuko twinjira mu wundi mwaka dufate iminota 5 mvuge ku gutunga umutima w'ubwenge, hanyuma tujye ku kugendana n'Imana iminota isigaye dusenge. Biri Mose wasengaga, atangira gusenga umurongo wa mbere yaravuze ngo Uwiteka utararamuka imisozi, isi itarabaho wari Imana yacu. Aravuga ngo imyaka 1000 kuri wowe ihwanye n'umunsi umwe. Aravuga ngo utegeka abana b'abantu ngo bahinduke umukungugu, kongerwa ngo abana b'abantu bimusubireyo. Avuga ibintu byinshi. Ageze ku murongo wa 10 aravuga ngo imyaka yo kurema kwacu imyaka 70 twarama ikaba 80, ariko ibyiratwa byayo ni umuriro n'umubabaro. Hepfo rero aravuga ngo iyo myaka ishize nk'aho tugurutse. Agira ngo buri wese atekereze imyaka afite n'uya wongereho kurangiye, hanyuma ukore n'imibare urebe n'icyo ugusigiye. Abarokore dukunda gutera induru y'umwaka urangiye, ariko ku barokore bazi Imana kandi b'abanyabwenge wakabaye wicara kuri iyi tariki ya 31 mbere y'uko utera induru ukavuga mu 25 isize mu buzima bwanjye. Isize ndinde, nahindutse nde, nahindutse mba mwiza, nahindutse rushaho gusa n'Imana, narushaho gukora icyo Imana yandemeye, cyangwa narangiritse muri uyu mwaka. Iyo ubitekerejeho biguhereza gufata ingamba, nutera induru gusa, wanasenga ugasenga ifite intego. Turangije umwaka tugiye gufata undi, n'igihe ibihugu byicara bigafata ingamba z'igihe kirekire. Nawe n'umuryango wawe mwakabaye mwicara ugafata ingamba z'ubugingo n'ingamba z'umubiri n'ingamba z'ibigutunze hano i Kigali. Mose yavuze ngo twigishe kubara iminsi yacu. Bimenye yuko uzabaho iminsi mikeya, ukoresha igihe neza. Abantu babayeho igihe gitoya bakagira icyo bamara. Wa mbere ni Yesu, yabaye imyaka 33, arabwiriza ubutumwa bwiza. N'uyu munsi abanyarwanda turi muri overnight kubera ko Yesu yabaye mu isi. Yabikoze mu myaka 3 n'igice. Abantu baraha benshi n'urubyiruko babyumva cyane, ariko barengeje imyaka 40 nkanjye twarushaho kubitekerezaho neza, tukareba niba dukoresha igihe cyacu neza cyangwa nabi. Iyo tubwiye abantu ko bazasaza barababara, niyo tubabwiye ko bazapfa barababara, ariko uyu munsi twashyinguye. N'ejo nubwo ari bonane bazashyingura, kandi ntabwo urupfu rutwara abasaza n'abakecuru, n'inda zivamo n'uwakaba aragiye. Bibiliya yavuze ngo twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Umutima w'ubwenge ni umutima umeze gute? Ni umutima umenya yuko uri mwisi ariko uzahava, hanyuma ukanamenya yuko uyu mwaka mu myaka wari kuzamara mu Rwanda urangiye. Ukavuga ngo dusize iki mu buzima bwanjye, hanyuma ugafata ingamba. Ingamba ya mbere yo gufata ni ingamba yo guhinduka. Munyumve, protokoli yakora akazi kayo, munyumve. Ingamba ya mbere ukwiriye gufata nk'umukirisitu ni ingamba yo guhinduka. Ukavuga ngo uko 25 irangiye, insingagira ibihe byaha, nambukanye izihe ngeso, niki ngiye kwihaho ingamba kureka mu mwaka ngiye kwinjiramo. Yesu nashimwe cyane tuwe. Nagira ngo mbabwira ngo 25 irarangiye, turashobora kwegereza yuko Yesu agiye kugaruka. Wagatekereje neza ukavuga ngo ariko 25 kwirangiye
Yesu aje twinjira 26 yanjyana. Cya kabiri, ko ndi umugabo, ndi umugore, ndi umwana mu muryango, ndi umuntu w'ingirakamaro, kabitekerezaho neza. Cya gatatu, ko ndi umucuruzi, ubucuruzi nkora bugenda neza. Abarokore duhera mu rusengero tugatera haleluya na amina. Imana mu bintu ikora itanga n'ubwenge bwo gukora akazi neza, bwo kwiga tugatsinda, bwo gukora business zikagenda, bwo kuba abakozi b'inyangamugayo, bwo kuba abakozi bagirira igihugu akamaro. N'ibyo ngibyo Imana irabikora. Dusoza umwaka mu ngamba ufata n'ikikwiye kugifata mu igenamigambi ryawe, kaza kubona ibyifuzo usengera. Twigishe kwa iminsi yacu yatuma dutunga imitima y'ubwenge. Reka tujye mu gitabo cyo kuva ibice 33, kugira ngo dukoreshe igihe cyacu neza. Kuva ibice byaho 33 niho ugiye gusoma. Ego 33 mu kuva niho tugiye gusoma. Reka mbere kuri 32 umurongo waho wa mbere nasoma umurongo umwe wonyine. Haranditse ngo abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, baterana kuri Aroni baramubwira bati haguruka uturemere Imana yo kutujya imbere, kuko ahundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cy'Egiputa tutazi icyo abaye. Ego muhindure tujye ku rupapuro rukurikiyeho cyangwa se muri telefone scrolling bitewe na telefone na bibiri bifite. Tujye mu bice 33 ndasoma 30 itari mikeya ariko itari na myinshi. Reka dusome umurongo wa mbere. Polisi igira siroga cyangwa se intego ivuga ngo gerayo amahoro. Igira abapolisi bajya mu natwe tujye kuri gerayo amahoro ariko y'abakirisitu. Turebe icyazadufasha kwambuka 2026 tukazagera ku gitondo cy'umuzuko amahoro. Dusoma aya magambo. Abantu bumvise iryo jambo ribi barababara cyane, ntihagira uwambara iby'umurimbo. Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli uti mu rugoko rutagonda ijosi nagendera hagati muri mwe n'akanya gato nabarimbura. Nuko mwiyambura iby'umurimbo byanyu kugira ngo menye uko bagenza. Abisirayeli biyambura iby'umurimbo byabo batangira ku musozi Horebu no mu rundi rugendo rwabo rwose. Nagira ngo mbabwire ko urugendo rukiri rurerure. Urwo dusoje turaruzi, imyaka tumaze turayizi, na bonane na Noheli turiye turabizi, ariko urugendo rusigaye ntabwo turuzi. Ariko nyiribihe Imana ihagarara mu itangira ikavuga ihereza urugendo rwacu raruzi. Hano yavuganaga n'Abisiraheli. Gisomye iyi nkuru itangira muri 24. Imana ihamagara Mose nazamukaze ku musozi bavugane. Mose aragenda atinda yavugana n'Imana, ariko hasi mu kibaya habaga ibindi. Aha turi ahi Kigali. Hanyuma Mose ku munsi wa 40 Imana iramubwira ngo manuka ba bantu bavanye muri Egiputa bangiritse babaye abantu. Mose amanukana na Yosuwa, abaza Yosuwa ngo urwo rusaku ruri mu ngando n'urwiki. Yosuwa aramubwira ati ubanza abantu bavuga amacumu bavuye ku rugamba. Umvishe muri salo zacu bihavugirwa wagira ngo turavuga amacumu twanesheje. Unahuye n'abarokore baganira wagira ngo na abana b'Imana bavuga iby'ubutsinzi baririmba iz'amazamuka. Ariko Mose nk'umuntu mukuru abwira Yosuwa ngo iyo nduru ivuga ntabwo ari induru y'abantu bari ku rugamba bavuye kunesha. Bageze hafi aho babitegeye basanga Aroni yaremye ikimasa, abantu bakiri imbere barakibwira ngo wa bwoko bw'Abisirayeli we, dore Imana yakuvanye muri Egiputa. Mose kubera ko yavukaga kwa Lewi yagiraga umujinya, afata amategeko yakubita hasi kandi yanditswe n'Imana. Hanyuma amaze kuyakubita hasi Imana irababara ivuga aya magambo nababwiye. Ariko hari habaye iki? Mose yari yatinze kumanuka ku musozi. Yesu yatinze kugaruka gutwara itorero. Hanyuma ibintu yari haye niboreberemo ibimasa.
hari abantu batangiye urugendo ari abakirisitu n'akazi babonye bakavanye ku mavi na business bafite bazivanye ku mavi, kubera ko amaherena bari bambaye yusomye kuva 12:30 ni Imana yabwiye Mose aramubwira ngo bwira Abisirayeli abagore babo bapira abanyegiputa imyenda myiza babasabe n'izahabu, hanyuma Imana ibigenza gutyo inyaga abanyegiputa ihemba Abisirayeli imyaka bari barakoze 130 badahembwa, ibahembamo izahabu, ibahembamo ifeza, ibahembamo imyenda myiza. Bageze mu butayu bya bihemba Imana yabahembye babirimamo Imana, babwira Imana baremye mu bihemba Imana yabahanuye ngo mwa bwoko bw'Abisirayeli mwe dore Imana yabavanye muri Egiputa. Bene da shatse niho wabaseka cyane. Dufite abantu hano i Kigali no hirya mu ntara aho dutuye bafashe akazi Imana yabahaye bakaremamo ikimasa, barimo barakikubita imbere bakikomaga mu gatuza havuga ngo abantu batagira akazi ni injiji, bakavuga ngo impamvu bari abantu bitagenda nuko batazi ubwenge. Imana ivanyemo imigabane muri urwo ruganda rwahomba, niyo mushoramari mukuru. Yesu nashimwe cyane, amina, haleluya. Impamvu abantu gicuruza bigakunda, impamvu abantu ukiri mu rugo agara umutima mwiza, ni Imana yahabaye inkunganire y'Imana. Ariko iyo nkunganire Imana yaguhaye urayikoresha gute? Dufite abarokore batakiza gusenga ku cyumweru bakora siporo, n'abatakinywa amazi banywa amazi akomeye kubera ko Imana yabahaye amafaranga. Ngo ntabwo ari ikimasara, ntabwo ari ikimasa. Umuntu ufite inda nk'iyi yanjye ku cyumweru ntaze mu iteraniro akajya kwirukanka kuri tapi, ntabwo icyo ari ikimasa waba ukajya 26 buriya, ntabwo ari cyo. No muri firigo yawe ukaba ubitsemo bya bindi, ntabwo ari ikimasa buriya ra, ntabwo ari ikimasa. Ikimasa ni ukuri wakwikiriza utakikiriza. Na ya telefone yawe bya bindi ubitsemo ufunga kurusha beneri, ntabwo ari ikimasa buriya, nacyo ni ikimasa kubera ko yaguhaye smartphone, ufite iPhone n'ibindi, ariko ntavuga butumwa rikora ahubwo habitsemo ibintu. Ntabwo ari ikimasa buriya ra. Iby'Imana yahaye abantu hari abo byananije kuyikurikira. Imana ibwira Mose rero nihute, irabwira ngo ntabwo najyana namwe, tujyanye n'umunsi umwe nabarimburira mu nzira. Abantu bumvishe ikintu Imana ivuze bamenya icyo babwiye, bamenya yuko basize amaherena bari bambaye n'imikufi babivanamo. Nagira ngo tugiye kwambuka umwaka umenya ahantu waguye, hanyuma ukureba amaherena n'imikufi. Ntabwo mvuga ibyo bambaye wumve neza, ndavuga ibyo mu mutima ko abagabo ntabyo bambaye. Imana irababwira ngo mukuremo iby'umurimo byanyu, hanyuma menye uko nabagenza ndebe niba twazajyana ahasigayeho urugendo. Nagira ngo mbwire umugabo n'umugore bicaye mu iteraniro ngo ukeneye kureba inshuti wungutse zitari iz'umugisha ukazivana mu buzima bwawe kubera yuko ni iby'umurimbo, kugira ngo wongere kumva ijwi ry'Imana ahasigayeho urugendo. Imana yahagurukije Aburahamu iramubwira ngo haguruka tugende, ahagurukana Loti batabwiye. Dufite abantu mu rugendo bahagurutse Imana yababwiye, ariko bahagurutse abandi bantu Imana itabwiye bajyana nabo. Bajyanye nabo Imana ntiyongera kuvuga. Hari ibintu tubana nabyo bizimya umwuka w'Imana, bitera Imana gufuha. Tukiri kumwe nabyo imyaka izahinduka, ariko nagira ngo ngo karindwi ari imyaka n'imwe, uyu munsi itariki ya mbere igiye kugera, ni wowe ukwiye guhinduka. Ntabwo karindari Imana kugira ngo ingirire neza, ntabwo bisaba yuko tuzatangira ku itariki ya 3. Bisaba ko ntangira umwaka mfite ingamba nshya, yewe ndi mushya. Imana yabwiye Abisirayeli ngo mukuremo iby'umurimbo. Nagira ngo mbabwire ngo uko imyaka ishira twegereza kugaruka kwa Yesu. Cyo ni icya mbere.
uburyohe, itakaza imbaraga. Ibyo twatsindaga biradutsinda, ibyo twaneshaga turabineshwa, biratunesha. Ibyo ntibyariyongereye mu itorero. Muri 24 ubwenge bwo gukorana ntabwo bwari buhari. AI, artificial intelligence, ntabwo yakoraga nk'uko uyu munsi ikora. Mu myaka abantu bapfuye mu 2020 ntabwo bari bazi ko artificial intelligence izaza. N'abazagera muri 30 ntabwo tuzi bidutegereje. Urumvikana? Hari dukwiye kwiga muri by'umurimbo, ukagira abantu bana mu buzima bwawe, ukagira n'abo uzanamo, kugira ngo ube n'Imana mu byaha. Ego. Nukuri. Yesu nashimwe cyane. Nagira ngo kugira Imana ikugenderere, ni wowe ukwiye guhinduka. Imana ntahike. Reka twihute dusome umurongo wa 13. Uravuga ngo nuko niba mugireho umugisha koko, yereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko urushaho kukugiraho umugisha kandi uruke yuko ubwoko ari ubwawe. Biri Mose wabivuga. Umuntu wanditse aya magambo yabonye Imana iri mu gihuru, abona Imana itandukanye inyanja itukura. Imana iramwibwira. Imana yitaho Abanyegiputa rero. Imana itanga amana, Imana itanga inyama, Imana ikora ibitangaza, ariko ntiyanyurwa n'Imana yabonye. Arebera mu nyereka imigambi yawe. Icyamu uyu munsi ntunyurwa n'Imana babonye mu gisirimbo, ntunyurwa n'Imana pasiteri yakubwiye, ntunyurwa n'inzozi warose, ukabwira Yesu ngo ngera unyiyereke, nyereka imigambi yawe. Bagifite 26 cyangwa 25 nabibonye, ariko uracyari Imana. Ntabwo kumenya imigambi ufite mu mwaka tugiye kwinjiramo. Imana iracyafite imigambi, iracyafite umugisha yatanga, iracyabasha gukora, icyamukagira ishaka n'inyota. Bibwira Imana ngo nyereka imigambi yawe, nyimenyesha, nyereka kubaho kwawe, nyereka gukora kwawe, nifuza kongera kukumenya. Imana ntagarukira mu gisirimbo, ntigarukira no mu nzozi, ntigarukira mu gutanga mituyu, ntigarukira mu gutanga ibibanza. Iraharenga gukora ibihambaye. Ishobora byose rihagarara mu itangiriro rikavuga iherezo. Yigeze ibwira Yesaya, iramubwira ngo mpagarara mu itangiriro ngavuga iherezo, wangereranya nawe. Iramubwira ngo nonyeje abana ndabarera, narabateruye bakiri batoya, ndabaheka bazamera imvi bakiri mu mugongo wanjye. Imana izi guheka, Imana izi kurinda, Imana ishobora byose. Cyangwa muri izo ntambara uhagazemo ukabwira Yesu, akongera akakwiyereka, kubera yuko hari uruhande rwa Yesu utari wabona. 14 haravuga ngo aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe mu ruhuri. Navuze ngo nigere y'amahoro. Haleluya. Ikintu cyazatuma ugera y'amahoro nuko Yesu yaba umusare, nuko Yesu yaba muri ubwo bwato. Icyazatuma 26 rwubaka bigakunda nuko Yesu yazaroba. Cyazatuma ugakora kagakunda nuko Yesu yazaba mu kazi kawe. Icyo cyazatuma ukora bikagenda. 15 haravuga ngo Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino, bizamenyekanye yuko njye n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha n'iki. Si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati n'iki uvuze icyo ndagikora, kuko ngerewe umugisha nkakumenya izina. Hari abantu Imana izi bara. Ndagira ngo babwire MTN, iyo duhamagaye twese dufite ibibazo, haba hari abantu nka 200 bari muri call center. Yohamagaye umurongo ukaba bize, uri urakwitaba n'uriya, ariko hari igihe basatire kubera ubwinshi bw'abahamagara we ntibakwitabe, bakakubwira ngo guhamagara kwawe kwari ingirakamaro. Arabarumva iyo nanga. Hari n'ibitaro nzi hano munsi y'ijuru bifite inanga imeze gutyo. Hanyuma rero mu ijuru ntabwo iyo nanga ntayibayo. Abantu miliyari 8 batuye isi bahamagariye rimwe. Imana irabumva kandi igatandukanya amajwi. Ntabwo ibaza ngo niduhamagaye, Imana ituza amajwi nk'abana yabyaye. Abana bahamagaye, nyina yumva ijwi, niyo byaba ari saa 8 za mu gicuku, amenya umwana urize n'uhamagaye.
ntamwe suruduwiri, ntamwe kanyanga, ntashaka umugore wa kabiri, ntiyandagare, ntarye ruswa, akazabishigara akazumva impanda, nukujyana nawe 24 mukajyana ugahagararana nawe, nibyo byatuma gumana amatwi yazumva impanda 20 igihe cyose impanda izavugira. Bose yabwiye Imana arabwira ngo ikintu dukeneye ni kimwe, nuko tuba abantu bari unike. Agiye babwira ngo Imana yakugira icyitegererezo cyo kugira neza, kubera yuko Imana igira neza. Kababwire Mose wahamagaraga Imana hano yari yarayibonye. Mose igihe kimwe ageze ajya kwa Farawo, Imana bajugunye inkono arayijugunya, inkoni ihinduka inzoka, na Farawo ahamagara abakonikoni aravuga ati nimuze abakadogo bajugunye inkoni nabo nizaba zihinduka inzoka. Inkoni ya Mose iritakubitoragura twa dukoni twose iratubika. Mose arifata ku rutugu hataka Mose, imbaraga z'abanyegiputa zose barazitwara. Ikindi gihe kiragenda yura ivu aritumura mu kirere bihinduka ibisebe, ifata abanyegiputa aravuga ngo urutoki rw'Imana. Ikindi gihe agera ku nyanja itukura, abanyegiputa bamutuze. Imana arambwira ngo ntabwo nzi impamvu utera induru. Nahinduye amazi amaraso urabibona, namize inzoka z'abanyegiputa urabibona, naremye umwijima w'igikorwa urabibona, nateje muryamaho muri Gosheni ntiwahagera, nateje nishe abana b'imfura abandi bararokoka. Niki gituma utera induru Mose we? Bwira abanyabisirayeli bakomeze bagende. Imana ishobora byose, ntabwo tuyiyitirira. Yesu nashimwe cyane. Mose arabwira ngo igihe twajyanye byarakunze, kabasobanurire kugira ngo byumvikane neza. Mose yatekereje yagera ku nyanja itukura Imana idahari ukuntu byari kugenda. Arabwira ngo niba uvuga ko utazajyana natwe tuzaguma ahangaha, kuko ntabwo nzi imbere nta yindi nyanja itukura ihari, kuko ikarita y'urugendo ntabwo nyizi. Niba tutazajyana rero tuguma ahangaha aho twarahageze, ahangaha tugeze wabanye natwe, mbere ntabwo tuhazi. Nuko utabyumva, ariko imbere aho tujya ni habi. Icyazatuma ugerayo ni kimwe, nuko Imana mujyana, kuko irema inzira hatari inzira, isenya amarembo, ica inzira, igeze ubwira Kuro iravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Niba hari umuntu mwajyana ukumva uri safe mu mwaka twinjiyemo, ni Yesu wenyine, ariko niwe ushobora byose. Kanibute 17 Mose, Imana yambwiye ngo Uwiteka abwira Mose ati nicyo uvuze ndagikora, kuko wangireho umugisha nkakumenya izina. Kubera yuko uyu munsi n'ubukirisi turi hano, uri umuntu udasanzwe. Nubwo waba utazi ukuntu uri burye mu gitondo, ariko uri umuntu udasanzwe, kubera ko mu ijuru wanditse, izina ryawe ryanditseho. Muntu Yesu yapfiriye urimo, uri umuntu udasanzwe, kuba Imana yarayigireho umugisha ukaba utari mu gisimenti, ufite imyaka 15. Ni ukuri hari abantu banyumva, kandi ndabizi ko iryo shuri ririmo abanyeshuri benshi. Umubyeyi ufite umwana wagiye ku gisimenti, akabona undi mwana wicaye hano, akubaza aho wasengeye. Wewe ko wicaye hano rero utari ku gisimenti, uzaho uri butahe ishimwe ry'Imana. Kadusome imirongo ibiri ikurikiye iravuga ngo, aramubwira ati ngere ku bwiza bwawe bugize gute? Urabagirana. Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzagiuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, zivugira mu izina imbere yawe yuko ndi Uwiteka. Aho ushaka no gusoreza ari gusoma 27 ibyakozwe n'intumwa, gasoma umurongo umwe wonyine, gasobanurira ijambo ni umwanya n'ufata ndasenga. Mose yabwiye Imana yabwongere ku bwiza bwawe urabagirana, akababwira ukwiye gusaba Imana ikakwereka mu bwiza bwayo. Icyambere ni ubugingo, kuko ubugingo nibwo buzabona Imana. Ntabwo tukibusengera, ariko ubugingo ni imari ihenze i Kigali. Ubugingo ni imari ihenze, kuko dufite abantu basigaye mu nsengero ariko barahapfira barimo kunukira abandi. Niba ukibufite rero,
ubitse umurinzi w'ubugingo ariwe Kristo, kugira ngo 26 ubugingo bwawe bufatira silence kwa Yesu, kubera ko burahenze. Satani ntago ahiga amafaranga, arahiga ubugingo. Cyo ni icyambere. Yavuze ngo aramubwira ati ngere ku bwiza bwawe ugize gute urabagirana. Imana aramubwira ngo ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose mbere yawe, kandi nzivugira mu izina mbere yawe ko ndi Imana. Niba hari ikintu nkeneye nawe ukeneye, nuko Imana inyuze ubwiza bwayo mu bugingo bwawe, ikakuvugurura, ikagukorera vidange, amasoko yazimye akongera akabamo amazi, umuriro wazimye w'umwuka wera, impano zazimye zikongera zikaka kubera Imana. Nahera ku bugingo kuko aribwo buzabona Imana. Icya kabiri, ukwiye kwinginga Yesu mu mubiri wawe, Yesu akazarinda umubiri wawe, kubera ko umubiri ni envelope itubitse. Ari Kigali aje abana ba Kayini barakuruga, inyama zo mu nda zikangirika, bajya kwa muganga wari muzima, mu gitondo wagerayo saa sita bati umwijima wangiritse n'igifu n'urwagashya n'agasabo k'indurwe, ukagira umuze nk'umwaka urwaye, harimo kanseri y'ikigimba kirema santimetero 30, bagashyiramo umushyo ukaza ukonje tukagutwara usororo. Abana ba Kayini barororoka, bagira ngo mbasabe rero wiginge Yesu umubiri wawe ufatira serase kwa Yesu. Nagira ngo musobanurire impamvu mbikubwiye, wiginge Yesu kugira ngo utazabe igitambo cy'ubwami bw'umwijima mu mwaka twinjiyemo. Cya gatatu, Imana ikwiye kunyuza kugira neza kwayo mu rushako rwawe. Nta byinshi dufite yo gushaka, n'abadivorushije muri uyu mwaka bawutangiye n'ukuri basangira icyayi. Hari umuntu twagendanye hano munsi y'ijoro muri uyu mujyi, hari abantu twaganiriye, ni abantu bamaze nk'imyaka 3 badivorushije. Hamwe ati bazaga kunywa icyayi muri Serena, bakahamu icyayi bakarya na ranch. Uyu munsi ntabwo basuhuzanya, bari mu nkiko. Ariko banywa icyayi muri Serena, utagira ngo uyu munsi kuba wawe bimeze gutyo. Satani yagusuye bya bibindi. Ubwo Yesu anyuri wawe. Niba byaranaze, Yesu yakongera akazana vino bikongera bikaryoha, kubera ko Yesu ni ubuzima. Winginge Yesu anyuze kugira neza kwe mu rubyaro rwawe. Hari ababyeyi barahara azamura ku biganza. Winginge Yesu anyuze kugira neza kwe mu rubyaro rwacu. Hano hanze hari ibiyobyabwenge, hano hanze hari ubutinganyi, hano hanze hari ubusinzi, hano hanze hari abavuga Icyongereza, ariko Icyongereza bavuga n'urumogi banywa bingana. Ukwiye kwinginga Yesu, niwe murezi wenyine i Kigali wakorera umwana akazaba nka Samweli. Imana yabwiye Dawidi aramubwira ngo abana bazabahanishirira no nk'ibi by'ababyeyi b'abantu bakubite, ariko ineza yanjye ntabwo izabamurukaho. Ukwiye kwinginga Yesu neza ye ntizomuruke ku rubyaro rwawe, kubera ko nirwomurukaho uzapfa urwaye hypertension. Cya gatanu, ibidutunze hano i Kigali, ibyo dukunda gusengera ndabizi, ndavuga akazi, ndavuga business. Ubisengere kugira ngo Yesu agire ikintu abikoramo. Ni ukuri tugiye gusenga rero, ijambo ntasoma umurongo umwe turisengeremo, n'andi ntasomye gasoma umurongo umwe. Babwiye iyo nkuru kuko umwuka numva ambwira ko nakabaye nayibabwiye. Gasome byakozwe no 27:22. Haranditse ngo Kamere kuri 27 kugira ngo mubyumve, kandi bamaze iminsi myinshi batarya. Pawulo ahagarara muri bo hagati arababwira ati, yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira ntimuve i Kereti ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu, kandi none ndabakomeza, nimuhumure kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkugi. Kuko iri joro ruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana,
Ndowayo nyikorera akambwira ati Pawulo witinya ukwiriye guhagarara imbere ya Kaisari kandi dore Imana iguhaye nabo mugendana bose nuko nimumure mwabagabo mwe kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe ariko dukwiriye gusukwa ku kirwa tugiye kugisukwaho mu kanya. Icyenda haravuga ngo ariko kuko hari hashize iminsi myinshi kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga kuko ndetse n'iminsi yo kwiriza ubusa yari yarashize. Nuko Pawulo abagira inama ati yemwe bagabo mbonye yuko uru rugendo rugiye kubamo ibyago no gupfusha byinshi si iby'inkuge n'ibirimo gusa ahubwo n'ubugingo bwacu nabwo. Ariko umutwaro utwara umutwe yumvira umwerekeza nanjye n'inkuge kurusha ibyo Pawulo avuze. Makumyabiri n'icyenda aranditse ngo kandi kuko batinya gusekura ku ntaza bajugunya mu mazi inyuma y'inkuge ibyuma 4 byo kwitsika bifuza ko bucya. Abasare bashatse guhunga mu nkuge bamanura indere mu nyanja basa n'abashaka kujugunya imbere y'inkuge ibyuma byo kwitsika. Pawulo abwira umutware utwara umutwe w'abasirikare ati aba bataguma mu nkuge mubasha gukira. Maze abasirikare baca imigozi y'indere barayirekera agenda. Genda gucya Pawulo arabiginga bose ngo barye ati none ni umunsi wa 14 mutegereza mutarya mudakoze intoki ku munwa nicyo gitumye mbinginga ngo murye kuko ari byo biri bubakize kandi hatazagira n'agasatsi kamwe gapfuka ku mitwe yanyu. Amaze kuvuga atyo yenda umutsima ashimira Imana imbere yabo bose arawumanyagura atangira kuryaho. Bose babona ihumure nabo bararya. Twese abari mu nkuge twari abantu 276 bamaze guhaga baroha amasaka mu nyanja kugira ngo borohereze inkuge. Muhindure tujye ahasoza 20 soza aho dusoreza. Abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo woga agacika, ariko umutware utwara umutwe ashatse gukiza Pawulo agwariza imigambi yabo ategeka yuko abazi koga biroha mu mazi kugira ngo babe ari bo babanza kugera ku nkombe. N'abandi nabo bamwe bagenda ku mbaho abandi ku bindi bivuye ku nkuge, nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira. Inkuru ni ndende kandi hine gutya usenge. Paul yaragiye mu Butaliyani ari imbohe agiye kwa Kaisari. Bageze mu nyanja bamara amezi 3 batabona izuba batabona n'ukwezi, bagira ubwoba yuko bazapfa. Natwe turagira iminsi 365 hari aho twanyuze hatabonekaga izuba hatabonekaga ubuzima, twagize ubwoba yuko dushobora no kuzapfa rwose. Paul yarababwiye ngo ntabwo ari inkuge yonyine n'ibirimo n'ubugingo bwacu bushobora kuhasigara. Imana yabanye natwe yitaho mu ruhande rwacu, ariko tuvuga ahari uyu munsi ntabwo ari kuri muri overnight, ariko Imana yarahabaye. Impamvu turi hano nuko Imana yagize neza, nuko Imana yaturinze, nuko Imana yaduhagazeho. Paul yafashe umwanya wo gusenga rero. Muri ako kandi Imana ihagarara uruhande rwe, marayika aramubwira ngo humura uzagera i Roma. Yagira ngo mbwire ngo Yesu arahari kandi azakugirira neza. Naho utabona ubuzima, Imana ishobora byose. Hanyuma hepfo Bibiliya yatubwiye ngo yarababwiye ngo abandi bataguma mu mujyi avuga ku basare agomba basha gukira ngo mugere hakurya. Abasare ni aba bantu mubona hano n'aba bicaye hano, itorero rikeneye abasare. Paul yarababwiye ngo abandi bava mu mujyi namwe muzashira. Mu bibazo itorero rifite n'igihugu gifite nuko abasare bagenda batoroka mu mujyi. Uze paranteze muri bakuru mu byumve. Paul yavuze ngo bose baragiye bagera ku mujyi barambuka bagera aho bajyaga amahoro, ariko abasirikare bashatse kwica imbohe, Imana igwabiza imigambi yabo. Tugiye gusenga. Uwiteka agwabize imigambi ibyahiga ubuzima bwawe.
hari ibyaguhize biraguhusha, urangije umwaka wibwire ko wambutse. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, nagira ngo tubwire Yesu wabanye natwe, tubwire ngo urugendo ruracyari rurerure, nunyuze kugira neza kwa imbere y'ubuzima bwacu, utajyanye natwe ntabwo twagera. Mose abasengaga isengesho, hari igihe kimwe yageze ku nyanja itukura, na bivuze muri 14, abanyegiputa barabatuga. Abatuze Mose arasenga nk'uko twaje gusenga. Marayika wari imbere ava imbere, araza ahagarara inyuma. N'igicu cyari imbere kiraza, inkingi yari imbere iva imbere, iraza ajya hagati yabo. Ku banyegiputa hinduka umwijima, ku Bisiraheli hinduka projecteri. Irabarinda ntibegerana, hinduka separateri. Tugiye gusenga, Imana ishyira igitandukanye ubugingo bwawe n'imbaraga zaguhigaga n'ibyakwirukankaga inyuma. Tubwire Yesu ngo mu mwaka tugiye kwinjiramo, shyira itandukaniro hagati yacu n'imbaraga zihiga ibyacu. Nagira ngo tugiye gusenga, ubwire Imana ishyire itandukaniro hagati y'ubugingo bwawe n'ubwo ibyaguhigaga. Biratubwira ngo ku Bisiraheli yahindutse projecteri, ku banyegiputa hinduka umwijima w'igikorwaho. Niba hari ikintu ukeneye mu mwaka twinjiyemo, nuko Imana yagushyiraho uburinzi. Zaburi ya 91 iravuga ngo Uwiteka ajya wambera abahima kuko tabamwubaha. Imana irinde ubuzima bwawe, Imana irinde ubugingo bwawe, Imana irinde umuryango wawe, Imana irinde akazi kawe, Imana irinde ikigutungiye umuryango, Imana irinde ibigutungiye i Kigali, Imana ikurinde. Bene kandi barororoka, ariko nagira ngo mbabwire ngo Satani yazanye na kimwe cya gatatu, ariko bibiri bya gatatu biracyari hano bibereho kurinda itorero. Nagira ngo imbaraga ziri mu ijuru n'isi ziri mu ruhande rw'itorero kugira ngo ziturinde. Abisirayeli bamaze kwambuka inyanja itukura, Bibiliya irambwira ngo barebye abanyegiputa, Imana yasubije umuyaga mu nyanja, babona abanyegiputa amazi abarengera. Bagira ngo twinginge Yesu agire ibitambuka, agire ibisigara 2025. Mu minota igiye mike yije, hagire ibintu bisigara inyuma, ku buryo 26 bitazagerayo. Hari ibintu uhanganye nabyo imyaka myinshi, uhagarare hakurya y'inyanja, urebe inyuma, ubwire Yesu ngo warakoze, ko kiriya kintu ntazambukana nacyo. Iriya ndwara gisize hakurya hariya, na kiriya kigeragezo n'iriya ntambara, urebe kugira neza kw'Imana. Imana ikuremere ishimwe itigeze kurema, Imana igucishe mu nzira itigeze gucibwamo. Abisirayeli hakurya y'inyanja, Miriyamu na Aroni na Mose baririmbye indirimbo, mu ijuru barayibenguka barayibika. Musome ibyahishuwe uzabona ko tuzari indirimbo ya Mose bayiririmba byambutse inyanja itukura. Nagira ngo Imana iguhe indirimbo y'amateka. 2026 umwaka w'imfura, imyaka y'ubuzima bwawe. Ujye uvuga ngo iki ngiki Imana gikoze muri uyu mwaka. Yesu nashimwe cyane. Abisiraheli Imana yabakoreye igitangaza kimeze gutya. Yahushije amazi, umwuka w'amazuru w'Imana ujya muri nyina w'inyanja, haravura. Irema kaburimbo barambuka, abana batoya, abakecuru, inka, abari ku mbago, abafite ubumuga bambukira humutse ku nzira Imana yaciye. Tugiye gusenga Imana iciye inzira 2026 muri iyo nyanja. Rema hano humutse wanyura. Niba uri umushomeri uyu munsi, nagiye mbabwire ngo Imana ifite akazi. Ni ukuri. Niba utabyara, Imana yahaye Sara umwana, nawe yamuguha. Yamuhaye kwa Elukana, nawe yamuguha. Niba utagira akazi, yavanye Yozefu muri gereza ikakamuha. Ubwira Imana ngo niba narabashije kuvana imfungwa muri gereza imaze 12 ikaba minisitiri, nanjye wampa akazi. Yibutse Mefibosheti ikamuvana Lodebari kwa Makiri, ikakanira ibwami ku meza. Bibwire ngo uhindura amateka, nanjye hindura amateka y'ubuzima bwawe. Ubwira Imana ikuremera amateka, kandi kugira icyitegererezo mu muryango wajya avuga Imana ikumugisha nk'uko yawuhaye runaka. Reka dusenge. Nyiribihe, ibyiringiro by'itorero, turagushimye kandi turaguhimbaje.
tunejejwe nuko tureba imbere yacu 26 kandi wabanye natwe. Jambo ryawe ryatubwiye ngo Uwiteka atari mu ruhande rwacu, ariko abanyarwanda tuvuga uyu munsi ubwo amazi yahindurije yaragiye kurengera ubugingo bwacu, warahagobotse turagushimye. Ariko twibutse ko urugendo rukiri rurerure imbere yacu. 26 iraje kandi ntabwo tuzi ibiriyo. Abagabo n'abagore bari hano ntabwo bazashobora kubaka ingo 26. Ababyeyi bari aha ntabwo bazabasha kurera abana 26. Abakozi bari aha ngaha n'ishyari riri mu kazi ntabwo bazaba abakozi b'inyangamugayo ngo bikunde. Ari Uwiteka ibyiringiro by'itorero kandi ibyiringiro by'abera. Abacuruzi bari aha ngaha gucururiza i Kigali kugira ngo bizabakundire, nuko umushoramari muri iyo bizinesi ukajyana nabo. Wabwiye Mose urabwira ngo uzageza kugira neza kwawe kose imbere y'amaso ye, kandi wari warigeze kubagaburira inyama bazirya iminsi 30 hataba inyama. Wigeze kubahereza amazi ahantu hataba robine mu butayu, barabibona. Natwe hari gato twabonye, ariko turakwinjiza ngo 26 tujyane Kristo. Ubane n'ubuzima bwacu, ubane n'ubugingo, ubane n'itorero, ubane n'igihugu. Abanyarwanda humvikanye inkuru nyinshi mu matwi yacu turikanga, ariko watubereye Imana turagushimye. Turaguhamagaye ngo komeza ujyane natwe n'ubundi, udushyigikire kandi utubere Imana tukubone, kubera yuko uri Imana yacu. Uri Imana yakoze byinshi twabonesheje amaso, ariko kubera ko tukiri abantu turakikanze. Turaguhamagaye ngo udushyigikire kandi nugendane natwe, tugushyize hejuru, turaguhimbaje, tugukuriye ubwacu, tugukomera amashyi kuri Imana yo kwizera.